kugira byiza cyane mwese mukomeje gukurikira urugwiro gospel TV kandi ni ibihe navuga ko bibabaje. Ahangaha turi ku bitaro n'ubundi turi ku buruhukiro bwa forensic ku buruhukiro bya Kacyiru, aho umubiri uri ndetse na bamwe mu banyamuryango be, ibikoresho bimwe bya Gogo, udushakoshi tugiye dutandukanye bari kugenda babikura mu modoka nyine yamuzanye, bari kubishyira mu modoka y'akarere ka Rwamagana kugira ngo ibitware ibisubize iwabo wa Gogo muri ziriya nce aturukamo za Nyagasambu. Ni ibintu byo kwishimira kuba akarere kabigizemo uruhare cyane, kuko bamwe mu banyamuryango be twavuganye bambwira ko bagiye ku mupaka ntibazi uko bagezeyo muri iryo joro, ariko akarere nyine biragaragara ko ariko kabigizemo uruhare, kakabaha imodoka yabo nziza kugira ngo Gogo abashe kugerayo. Nguwo manager we rero nawe sinzi niba agiye kugenda, ariko bari kwinjiza bamwe mu banyamuryango. Uriya usohotse ni se wabo wa Gogo, kubona ko asohotse, sinzi aho ajyanye na manager ndetse n'umwe mu banyamuryango ba Gogo. Barababaye nyine, ariko niyo si turimo, ni ukwihangana kandi ni ugukomera kubw'ibihe bitoroshye cyane. Uko bigaragara umuryango wa Gogo ushobora kuba ugiye kuva ahangaha ukayasubira ku ivuko ukareka Rwamagana, kuko imodoka y'akarere ndabona ishobora kuba ari igiye kubatwara ikabasubizayo, hanyuma wenda nka management hari ibikorwa ishobora kuba iri gutegura. Twumvishe Bike Mayese avuga ko bifuza concert yo gusezera Gogo abakunzi be, sinzi rero niba icyo gikorwa cyarateguwe cyangwa cyarabashijwe kugerwaho. Fasha gutya muri mashini barasoza kwisuganya kugira byiza cyane mwese mukomeje gukurikira urugwiro gospel TV. Nk'uko mubibona rero turi ahangaha ku bitaro bya Kacyiru, aho umubiri wa Gogo bawujyanye mu buruhukiro. Rero nk'uko mubizi cyangwa se nk'uko mwabimenyeshejwe mu makuru yatambutse, yari i Bugande niho yaguye ari mu gitaramo. Rero ni byiza, ni iby'igiciro kandi ni iby'igikundiro. Reka dushime Imana yuko ageze hano nabwo amahoro. Imana ibahe umugisha, kandi twihanganishije umuryango wa Gogo, twihanganishije Tuzibera mu
bahagurutse i Kigali mu masaha bahagurutse Kampala cyangwa se Uganda, bahagurutse mu masaha ya nyuma ya saa sita, kuko abantu babikurikiranye cyane kuri live ya Brunoke, aho timu yari iri mu gihugu cya Uganda yari imaze gusezera kuri nyakwigendera Gogo. Nyuma yaho yuko timu yari iri mu gihugu cya Uganda yamaze gusezera kuri nyakwigendera Gogo, imodoka iramuzana. Mu mashusho nabonye kuri YouTube, ntekereza ko imodoka yamuvanye muri Uganda ari iyi ngiyi, kuko murimo murabibona no kuri plaque zayo iriho ibirango bya Uganda. Ni nayo yamukomezanyije ikamugeza ahangaha mu Rwanda. Ntabwo bamugejeje ku mupaka ngo bashake indi modoka, ahubwo imodoka yamuvanye Uganda muri iryo joro niyo imugejeje ahangaha mu Rwanda. Ni urugendo rurerure cyane kandi rutoshye, kuko kuva mu masaha y'isaa sita bakaza bakamugeza ahangaha mu masaha y'isaa 9. Gahunda zirakurikiraho turaza kugenda tuzimenyeshwa, dore ko byavuga ko hari n'ikiganiro n'itangazamakuru ahangaha kiri buze gukorwa na timu ya managingaga Gogo. Turi buze kubimenya byose ahangaha, tumenye igihe cyo gushyingura Gogo nyirizina n'iryari. Hari ibyo timu yari yifuje ko yakora igitaramo cyo gusezera Gogo, nabyo turi buze kumenya ahangaha byose, gahunda uko ziri buze kugenda zikurikirana 5 kuri 5. Yego, nk'uko rero mubibona imodoka irimo irazinga ibyangushye kugira ngo yongere ikore urugendo rutoroshye cyane rwo gusubira mu gihugu cya Uganda. Turashimire cyane kuba umubiri wa Gogo ugejejwe ahangaha kuri ibi bitaro. Ni ibintu byagizwemo uruhare rukomeye cyane na ambasade y'u Rwanda, nk'uko ngo Gogo agezwe ahangaha. Hari ibyavuzwe by'uko nyakwigendera Gogo, ibyavuzwe by'uko nyakwigendera agaragaza ko yazize uburwayi bw'ibihaha, nyamara umuganga cyangwa se ababyeyi be mu byo batangaje bitandukanye n'ibyo yari asanzwe arwaye. Ariko ahangaha mu buruhukiro sinzi niba hari gahunda zindi ziri buze kuza gukorwa zo kuba hapimwa nyirizina cyangwa se hakamenyekana nyirizina uko Gogo yaje kuba yatabaruka. Byose bibuze kugenda bitangazwa, ariko mu manota mikeya cyane, mu kanya gato cyane murize kuza kubona ikiganiro n'itangazamakuru na management ya Gogo. Kandi by'umwihariko nabo tubashimire cyane, kuko navuga ko bagowe kandi ibibazo nyine ni ibyago, ariko ibyago biba n'ibyago by'ibiteguza ntibihanganye kandi bakomeye. Tujyana n'ushoferi mu gihugu cya Uganda niwe urimo arazinga, kuko nuko harimo amavarisi birabafasha kuba yanyakwigendera ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Yazimye.
buri munsi. Muri kubona ko rero yacitse, yagize intege nke cyane kubera ko muri kubona nyine umubiri birumvikana abantu bamwereka umubiri w'umunsi w'umukobwa we areze bagiye kumwinjiza mu modoka y'akarere. Ibyo mfashe umukanya bagiyemo yego, uwo murebye winjiye mu modoka y'akarere ka Rwamagana ni nyirasenge wa Gogo, niwe wabareraga Gogo cyangwa se niwe babanaga mu buzima bwa buri munsi. Yinjiye mu modoka y'akarere kuko murabizi ko kugira ngo umubiri wa Gogo ugere aha ngaha byagizwemo uruhare n'akarere ka Rwamagana, hagizwe umubiri ugezwe cyane kandi mu bihe navuga ko bibabaje. Turi ku bitaro n'ubundi uburuhukiro bwa akarere kabigizemo uruhare cyane, kuko bamwe mu banyamuryango be twavuganye bambwira ko bagiye ku mupaka ntibaza uburyo bagezeyo muri iryo joro, ariko akarere nyine biragaragara ariko kabigizemo uruhare, kakabaha imodoka yabo nziza kugira ngo Gogo abashe kugerayo. Uwo manager we rero nawe sinzi niba agiye kugenda, ariko ari kwinjiza bamwe mu banyamuryango. Uriya usohotse ni se wabo wa Gogo, ubona ko asohotse, sinzi aho ajyanye na manager ndetse no mu banyamuryango ba Gogo. Barababaye nyine, ariko niyo si turimo, ni ukwihangana kandi ni ugukomera kubw'ibihe bitoroshye cyane. Uko bigaragara umuryango wa Gogo ushobora kuba ugiye kuva ahangaha ukayasubira ku ivuko mu karere ka Rwamagana, kuko imodoka y'akarere ndabona ishobora kuba ari igiye kubatwara ikabasubizayo, hanyuma wenda nka management hari ibikorwa ishobora kuba iri gutegura. Twumvishe BK Mayes avuga ko bifuza concert yo gusezera Gogo abakunzi be. Sinzi rero niba icyo gikorwa cyarateguwe cyangwa cyarabashijwe kugerwaho, byose dushobora kuza kubimenya mu kanya nitubona akanya huye ngo tuze kuganira nabo bakatubwira uko byifashe. Yego, ngo BK Mayes ndetse na ya timu yari iri Bugande, uwo BK murimo muramubona ndetse na ya timu yari iri Bugande, bari barimo bagenda bakorana muri ibyo bitaramo. Imodoka irasohotse, imodoka yari yazanye umubiri wa Gogo irasohotse, bigaragara ko isubiye mu gihugu cya Uganda, ari naho n'ubundi ikora kuko mubona ibirango biri kuri plaque zayo. Bisubiye mu gihugu cya Uganda, akazi kabo karangiriye ahangaha, ubu bisigaye ni iby'ahangaha mu Rwanda. Haba icyo giterane ubona ko BK ndetse ariko ni ibintu byiza, ni ibintu byo kwishimira kuba supporting team yo mu gihugu cya Uganda. Hari umuntu wo mu gihugu cya Uganda cyangwa se babiri bakomeje kuza, ntibaze gusa ngo birangire, ariko bagakomezanya nabo. Ni ikintu cyiza cyane, ukabona ko yaje bari kumwe ahangaha kuri Morgue, bakiri kumwe, ntabwo babatereranye rwose, baracyari kumwe.
fasha gutya, fasha gutya. Iyo ni imashini barasoza kwisuganya ndi kwezi sawa urambaza iki kugira ibihe byiza cyane mwese mukomeje gukurikira urugwiro Gospel TV kandi ni ibihe navuga ko bibabaje. Ahangaha turi ku bitaro turi ku bitaro n'ubundi turi ku buruhukiro bwa forensic bya Kacyiru, aho umubiri uri ndetse na bamwe mu banyamuryango be, ibikoresho bimwe bya Gogo, udushakoshi tugiye dutandukanye bari kugenda babikura mu modoka nyine yamuzanye, bari kubishyira mu modoka y'akarere ka Rwamagana kugira ngo ibitware ibisubize iwabo wa Gogo muri ziriya nce aturukamo za Nyagasambu. Ni ibintu byo kwishimira kuba akarere kabigizemo uruhare cyane, kuko bamwe mu banyamuryango be twavuganye bambwira ko bagiye ku mupaka, ntibaza uburyo bagezeyo muri iryo joro, ariko akarere nyine biragaragara ko ariko kabigizemo uruhare, kakabaha imodoka yabo nziza kugira ngo Gogo abashe kugerayo. Nguwo manager we rero nawe sinzi niba agiye kugenda, ariko bari kwinjiza bamwe abanyamuryango. Uriya usohotse ni se wabo wa Gogo, kubona ko asohotse, sinzi aho ajyanye na manager ndetse n'umwe mu banyamuryango ba Gogo. Barababaye nyine, ariko niyo si turimo, ni ukwihangana kandi ni ugukomera kubw'ibihe bitoroshye cyane. Uko bigaragara umuryango wa Gogo ushobora kuba ugiye kuva ahangaha ukayasubira ku ivuko mu karere ka Rwamagana, kuko imodoka y'akarere ndabona ishobora kuba ariyo igiye kubatwara ikabasubizayo, hanyuma wenda nka management hari ibikorwa ishobora kuba iri gutegura. Twumvishe BK Mayes avuga ko bifuza concert yo gusezera Gogo abakunzi be, sinzi rero niba icyo gikorwa cyarateguwe cyangwa cyarabashijwe kugerwaho. Byose dushobora kuza kubimenya mu kanya nitubona akanya huya ngo tuze kuganira nabo bakatubwira uko byifashe. Icumi ntiraboneka mu Rwanda ko twanabidabura imikani twashaka kandi twadusize mfatire dinga ba BK. Yego, nguwo BK wa Yesu ndetse na ya team yari iri i Bugande. Uwo BK murimo muramubona ndetse na ya team yari iri i Bugande, bari barimo bagenda bakorana muri ibyo bitaramo. Imodoka irasohotse, imodoka yari yazanye umubiri wa Gogo irasohotse, bigaragara ko isubiye mu gihugu cya Uganda, ari naho n'ubundi ikora. nk'uko mubibona ibirango biri kuri plaque zayo, bisubiye mu gihugu cya Uganda, akazi kabo karangiriye ahangaha, ubu bisigaye ni iby'ahangaha mu Rwanda. Haba icyo giterane ndikubona ko BK ndetse na Mira, ariko ni ibintu byiza, ni ibintu byo kwishimira kuba supporting team yo mu gihugu cya Uganda. Hari umuntu umwe mu gihugu cya Uganda cyangwa se babiri bakomeje kuza, ntibaze gusa ngo birangire, ariko bagakomezanya nabo. Ni ikintu cyiza cyane, ukabona ko yaje bari kumwe ahangaha kuri morgue, bakiri kumwe, ntabwo babatereranye rwose, baracyari kumwe. Fasha gutya, fasha gutya. Iyo ni imashini barasoza kwisuganya ndi kwezi
Sawa. Urambaza iki? check kandi twifurize kugumya kugira ibihe byiza cyane mwese mukomeje gukurikira Urugwiro Gospel TV ndetse na Bigezweho TV. Mwese mwakoze subscribe, reka tubashimire cyane. Namwe mutarayikora mugende murebe hasi mu magambo atukura, ubundi mukandeho kugira ngo mujye mukomeza kuryoherwa n'ibyiza. Nkuko rero muri kubibona turi hano kuri Rwanda Forensic Institute. Mani amahoro rero ntabwo nakora